Hello guys, nikaze cyane kuri agasobanuye 250 trends. So mukuru kubibona hano ndi kuri YouTube channel ya agasobanuye 250 trends. Mukuru kubibona hano dufiteho video nyinshi ushobora kureba, so please genda uzirebe. Hano uri kubona ko ushobora hano ushobora kubona ko ukuntu ushobora ku downloadinga movies, korera amafaranga, reba movies ku buntu, video zifite nyinshi cyane, genda checking out. So noneho mbafitiye iki uyu munsi mbafitiye website 8 ushobora kugufasha mu bintu bitandukanye mu rugo online hose bishobora kugufasha. Please genda please ukora like, uzisharing n'abandi kugira ngo babone izo ideas. No kadutangire. Website ya mbere bayita edit.photo. Edit.photo ni iki? Edit.photo ni website igufasha ku editinga photo yawe cyangwa se image yawe, noneho ikayikora neza cyane mu gihe bikorera kuri online. Ntabwo bigusaba application cyangwa se buri kintu cyose cyangwa se software. Ugenda kuri edit.photo, ako kanya uragera hano nk'uko uri kubibona. Iyi photo nk'uko uri kubibona ni nziza cyane, noneho katuvuga wenda ushaka kuyi-editinga, ushobora gukirika hano nk'uko uri kubibona. Hano ku ruhande hariho items ushobora gucuzinga, katuvuga wenda choose ino, ushobora kurondora nk'ukuntu katuvuga wenda from nk'uko uri kubibona. Iri guchanginga nk'uko uri kubibona, iri kuzikora neza. Tuvuga wenda ndashaka gutya cyangwa se gutya, bituruka nk'uko uri kubishaka. Noneho ushobora kurika kuri fine, noneho nk'uko uri kubibona ushobora kubikora nka gutya cyangwa se nka reducing brightness nk'uko uri kubibona. Katuvuga wenda nyisize gutya neze. Noneho nurangiza ushobora downloadinga ukiritse kuri export. Nukika kuri export, ako kanya uraba uri kuri downloadinga. Noneho reka tugende ku website ya kabiri. Ino website ndi kugira ngo wayikunze, links zose ndazishyira hasi muri description, mugende checking hasi muri description, niho ziraba ziri. Noneho website bayita alternative2.net. ino website igufasha gute? Ino website igufasha katuvuga wenda wabonye katuvuga wenda Netflix, Microsoft Word, ni ibintu byinshi ushobora kwishyura. Noneho ino website igufasha katuvuga wenda website uzi ko wishyura amafaranga gusa ushaka indi website bisa ariko utishyura amafaranga. Katuvuga wenda urashaka Netflix, alternative ya Netflix, ukikaho cyangwa se ugasearchinga. Ushobora gusearchinga gusa nukirika kuri Netflix, ubona ko hano ari website nyinshi cyane ushobora kubona kandi utishyura amafaranga, ushobora kubona ku buntu. Nk'uko ubona ino bayita Streamio, ni nyinshi cyane. TV series nk'uko ubona. Katuvuga wenda hano Prime Videos, hano ni alternative. Mbega baguhereza website zisa gusa utishyura menshi cyangwa se utishyura ikintu gusa. Ni website ifasha cyane. Katuvuga wenda warushaka kwishyura amafaranga menshi, ino website iragufasha cyane. So reka du checking out website ya gatatu bayita 10 minutes mail. 10 minutes mail nk'uko uri kubibona. No website katuvuga wenda ari gihe ugenda kuri website, noneho bakagusaba email, kandi uzi ko urishizamo email yawe buri munsi, ubona za emails buri munsi, kandi ibyo bintu ntabwo biba ari byiza cyane. So no website igufasha ku ibyo bintu. Katuvuga wenda bagusabye email, noneho hano bagureza email iramara amadakika 10 ukayikoresha. Noneho katuvuga wenda nibohereza email iraba iri hano, iriyereka. Noneho ushobora kuyikirikaho, katuvuga wenda ni code ushobora kwishyiramo. Noneho ukajya muri website ukareba, ukayicekinga, uri gutestinga website. Nurangiza iminota 10 nirangira, ako kanya irifunga kandi email yawe utayikoresheje. So ibyo bintu no website nayo nikoresha buri munsi kugira ngo testinge website zitandukanye cyane. So ino website nayo ishobora
ishobora kugufasha. Tugende kuri website ya kane, website virus total. Virus total ni website nziza cyane isikaninga viruses, cyangwa se katuvuge wenda umuntu akoreje document, image, cyangwa se ifoto, cyangwa se link, kandi iyo ukiritseho ishyiramo virus muri telefone yawe, muri computer yawe. Noneho wowe icyo ukora ufata iyo link ukayishyira hano, katuvuge wenda dushizamo umuntu akohereje link ya agasobanuye250.net. noneho icyo ukora ushyira hano, noneho ugakirika ukayitestinga. Ino website ni nziza, nyigeho irimo virus cyangwa. Noneho nk'uko uri kubibona hano bakwereka results, ni ukuvuga ngo ino website na virus ifite, nk'uko uri kubibona na virus ifite iri kuri 0. Noneho iyo ifite virus barabikwereka, nabwo bakwereka ko ino website nuyigeho ifite virus. Gusa nk'uko uri kubibona byose biri clean, byose biri byiza cyane. So nutinye ino website iri legitimate, ushobora kuyijaho. So please genda checking out virustotal.com, nayo ishobora kugufasha mu bintu bitandukanye cyane. So reka tugende kuri website ya gatanu bita iFixit. iFixit ikora gute? iFixit ukuntu ikora, katuvuga wenda ufite TV yazambye mu rugo, ufite phone yazambye mu rugo, gusa uri kugerageza kuyikora. Katuvuga wenda dushizemo iPhone, noneho nushiramo buri kintu cyose barakwereka ukuntu ushobora kubikora. Kadufate iPhone 13, noneho hano ukuri kubibona ushobora gucuzinga ni kamera yazambye, cyangwa se ni memory card, ibintu bitandukanye. Ni gufata kamera ya mbere y'imbere, abukanya barakwereka step by step ukuntu ushobora kubikora. Step 1 uri kubona ko ufungura zino buro, noneho step ya kabiri uri kubona step bagenda bakwereka step by step. Noneho nurangiza urabona ko ino website nk'uko uri kubibona iri kugenda iri kukwereka step by step mpaka urarangiza. So ndikugira ino website nayo ishobora kugufasha niba ufite ikintu cyazambye mu rugo, ushobora kugenda ugacekinga niba ushobora kukibona hano. So please genda uchecking out ino website. Noneho tugende kuri website ya gatandatu ariyo bita Pexels. Pexels ni website iguhereza images, photos ku buntu. Wenda ushobora kubona Google cyangwa se kigusa izo photos ufata kuri Google nago ziba ari licensable, no kuvuga ngo izo images ufata nago ziba zemerewe kuzikoresha ahandi. Gusa hano nk'uko uri kubibona zino photos ushobora kuzikoresha aho ushaka hose, muri video, kuri thumbnail, aho ushaka hose kuri website. Mbega ino is licensable. Katugenda dushizemo animal, noneho reka dushakishe agasimba keza cyane. Katugenda ushaka ino image cyangwa se ino, ushobora gukirika kuri hano cyangwa se hano kuri button, noneho ugatangira ukadownloadinga photo yawe. Kandi nk'uko uri kubibona photo ni nziza cyane, photo imeze neza cyane. Kandi nk'uko uri kubibona bafite photo nziza kandi nyinshi cyane, ushobora kurondora izo ushaka nk'uko uri kubibona. So please genda checking out Pexels ni website ishobora kugufasha. Links zose ziraba ziri hasi muri description, ugende uchecking hasi. So no website ndikugira nayo ishobora kugufasha mu bihe bitandukanye. Noneho tugiye website nkunda cyane ya karindwi ariyo my favorite. Wow! Ready? Bayita agasobanuye250.net. Ino website ni nziza cyane, ino website ndayikunda cyane. Nukuvuga ngo ubona movies ku buntu, ubona buri kintu cyose ku buntu. Hano na amafaranga utanga ntibakubeshe, hano ngo ngurishura naco wishura rwose. Ino website ni ubuntu. So nk'uko uri kubibona hano bafite features nyinshi. Ushobora gukora account ukaba members, ushobora gukora icyo ushaka, bafite photos. Noneho icyo nkundira hano ushobora kudownloadinga movies, videos kuva kuri YouTube aho ushaka hose. Noneho ukatubuganda nk'uko uri kubona kuri YouTube bagusaba amafaranga kugira ngo udownloadinge video. Gusa ugiye hano udownloading iyo video ku buntu. So nk'uko uri kubibona ino website ni nziza cyane, ifite features nyinshi cyane. Genda uzichecking out. Okay, please kora subscribe kuko ari video nyinshi tubafitiye ziri kuza.
so kandi ukore na comment website wakunze. Noneho website ya nyuma ariyo ya munani bayita upload.bg cyangwa se remove. ushobora kuyita upload cyangwa se remove.bg cyangwa se remove background. ni kuvuga ngo katuvugenda dufashe image dushaka, katuvugenda kadufate ino nk'uko kubibona iyi image bavanyeho background, ibyari biri inyuma ya iyi foto. Okay, iyi foto noneho babikuyeho, hasigayeho umuntu wenyine. nk'uko kubibona uyu muntu ushobora kumukoresha kuri photos cyangwa se nk'uko kubibona nuklika edit, hano baraguhereza background zitandukanye cyane. So nk'uko kubibona background nziza kandi ziri kureba neza cyane. nk'uko kubibona ushobora guchanginga background ushaka. nk'uko kubibona background nyinshi kandi nziza cyane. nk'uko kubibona tugenda ukunze ino, ushobora gukirika kuri download noneho kandi downloadinga. ibyo biroroshye cyane. ndi kugira ngo wakunze zino website zose naguhaye, zino website zose nakweretse, please genda ukore subscribe, genda sharing ino video kugira ngo ifashe abantu batandukanye cyane, abantu bagenda bari kureba ino video. uko usharinze ino video abantu bagenda bari kubona ideas nyinshi cyane. Please ndagushimiye cyane wewe twabanye muri iyi video. Please ntusige udakoze subscribe kuko nabonye kuri YouTube yanjye benshi bareba videos gusa basiga badakoze subscribe, kandi byo ntabwo ari byiza cyane. Please kora subscribe, noneho sharing na video, ushiramo na comment yawe hasi, noneho twikomereze urindire video y'ubutaha cyangwa se ushireho video nshobora kubakorera ubutaha. Ndagushimiye cyane. Ciao ciao.